ceceka genda umukozi wawe wowe ukajya ngewe ndi umukozi wihaye akazi ugomba no kugakora papa umwana nakubwiye ngo nta mukozi umukozi nabi n'umunsi n'uyu wareka ushyire mu matwi yawe ubikemo umukozi ninde uzajya umuhemba nta soni niwe uzajya umuhemba none se sibora uzarorere kumuhemba mwihembe kuko murajyana ujyane n'umukozi washatse n'umwana umva turacyari uyu mukozi atansiyo ku mwana nta mukozi uyu mwana ugomba wemeye kumurera ugomba no kumura mpaka akuze ngiye ko nemeye kumurera n'igihe wamusunitse mu byaha wamuvanaga kwa muganga umujyana he uyu n'uje kurera umwana witwa nde muhungu ese vuga ureba hano ceceka genda umukozi wawe wowe ukajya ngewe ndi umukozi wihaye akazi ugomba no kugakora papa umwana akuze nakubwiye ngo nta mukozi umukozi nabi n'umunsi n'uyu wariwe kandi ubishyire mu matwi yawe ubibikemo umukozi umukozi ninde uzajya umuhemba nta soni niwe uzajya umuhemba none se sibora uzarorere kumuhemba mwihembere nuko murajyana ujyane n'umukozi washatse n'umwana umva turacyari uyu mukozi atansiyo ku mwana nta mukozi uyu mwana ugomba wemeye kumurera ugomba no kumura mpaka akuze ngiye ko nemeye kumurera n'igihe wamusunitse mu byaha wamuvanaga kwa muganga umujyana he uyu n'uje kurera umwana witwa nde muhungu ese vuga ureba hano shawuri gusa neza ko bambwiraga ngo umuntu wabyaye basa neza simbyumve ndikwiye kuboneraho ni wowe ndi kuyiboneraho pe banza ariko najya njya hanze ngo akazuba kabite maybe ariko urumva umaze kugira imbaraga ntabwo bimeze nka kwa kundi mbese hano bimeze neza noneho tuganire biseye ugiye kugusaba nzi ikintu ugiye kunsaba mbabarira ndakwinginze ntunakimpakanire pe wishakemo akantu ko kwikomeza sibyo yego wishakemo umutima ukomeye wo kwiga gukunda uriya mwana ntabwo bishoboka umwana sinzi iyo yavuye sinzi uko yaje sinzi papa we ndinde kumukunda ariko ana reka nkubwire nubwo utazi papa we urabizi ukuntu wari umeze kondisiyo wari uriho byanze bikunze papa wiwe arabizi ko twite arabizi ko watwise ukabyara sibyo ubese uramuzi umubwire oya wimunyumvisha rero ari papa we ari uriya mwana nta n'umwe nshaka kumva none se papa tubiretse reka tumureke basi twite ku mwana none oya uwo mwana mwiteho wowe Armand kwinginze ntabwo bishoboka ngiye nzamwita ntabwo bishoboka yego ariko wibindi cyose nshobora kumuha ariko azakenera urukundo rw'umubyeyi wamubyaye uzamujyane nawe umubyeyi mana yanjye bisobanutse Yesu wimunyumvisha wenda nagiye no kwa muganga baramumpa misiko baguteraguye ibintu by'ibishinge by'ibinya by'ibiki uryamye utazi n'ahantu uri ushaka ko baranamumaye nkamutana mama we akaba yirirwa arira ngo yabuze umwana nahise urashaka ko dusubira no kubaza muganga umwana ari uwanjye uzasubira gumuha amakuru neza n'uwawe Arma ntago mbizi wabyaye mpari niba wumva ari uwawe uzamugumane niba wumva ari uwanjye wabyaye mpari Arma yego wari uhari yego papa umwana yarahari wari uhari nta mwana rero njye nazo none si ibimenyetso byose wiyumvisemo mu cyumweru cya nyuma uratekereza ko byari ibyiki simbiza nige babiroka nukumva ko ari kugufata ukajyana ibise ku bindi biri kugufata ukajyana ibise kandi barakuroza n'abantu sujya bumva ngo batwise umwaka subaho ko umuntu yatwita nase umwaka barawutwita nyine we kubi ariko ujye byumva ko bibaho ibyo ni unyene nanjye ni ibintu bari baraneje nkajya byimbi mu cyaro bitaba bibaho ngiye ntago mu cyaro mazi mu cyaro ni he Nasarma urikumva byaragenze bite ngo bimeze simbizi nge nari nsinzira urabizi ko ufite intege nkeya urabizi aho ubabara urabizi ukuntu umeze ntabwo ndi kubabara ngaho ikintu ntashaka nuko unyumvisha amashereka iyo ubonye amashereka ariko uzutekereza ko uriya mwana yavuye he simbizi ndakubwira iki ntazi simbizi n'uwo mwana sinzi ahubwo nongeye no kubimbwira ndumva ari no kurira wagenda ukamuheka kanyende kumwitaho ariko sha ubitekerezeho neza n'ukuri ukwiye kwiga kumukunda nta mwanya mfite kenenywera amazi kaniwereza umwana kamuhaza umwana mwihore we ndabona ntazi muheke mukarabye musige sinshaka no kumva biriwe bite amaye ni karibu uhetse kari kurira wa mubyeyi se wa mubyeyi na nubu cyane nubu ariko n'ubwa mbere numvise umubyeyi wihakanye umwana we kuri iyi si ibintu byamubayeho nawe bikubayeho
ngiye ku ruhande rumwe ndamwumva. none ku buryo ushobora gutwita amezi 9 Ntabyo yarazi. Ntabwo bizi ko izo nda zibaho se. Umuntu agatwita ariko igise yakigiye n'inda ntihinduke. ariko igise yakigiye yagiye kwa muganga basanga afite ibise nawe atazi ibyo ari byo. arasunika umwana aramurya araza. yabanje kumurya ntabwo yakagombye kumwanga. Cyane kwiyakira biratinda ngiye mba numva nyine nanone uruhande rwe rwumvikana. Sinzi ukuntu ngo izo nda bazita muri terme z'abaganga. Ikaza ntikure ntiwamubonaga se twirirwaga tugendana ameze neza. Indi dava hwiri. Uzi ko twigeze guhura mbona afite n'umujinya ndibasabuze. Umubyeyi burakajwe n'icyo ubundi. Cyo kuri abaga. Onge ngo ya mwana ngo bari kunsakuriza ngo ego ko. Ndamurira ndumirwa. Nuko abameze none ubu ngubu ho ntashaka no kumwumva niyo arize niwe muntu wa mbere usohoka. Nise bya uzayivamo sheri. Nta namwonsa. Uzayivamo se jo. Aheruka kumwonsa muganga ari kumutonganya yamushyizeho igitutu gusa. Ubundi nuko. Ninjye aramoza umwana. Urumva umwana arasonza nkamuha amata twamushyize ku mata ari uruhinja. Ntabwo yigeze yonsa. Karika. Shayicara n'umwana we barumva amaze kumukunda nkaruwa. Yazashatse se umuganga umuganiriza. Ndi gutekereza kuzamushakira umukansera akamuha nka session eshatu akamwumvisha akamugendesha gakeya byibura bigeza agenda biza gake gake. Yewe ni hatari. Ni hatari ikintu cyitwa ububyeyi ati ngiye ntabwo ndacyakira akazi kanjye gusohoka ibintu byinshi bikimuri mu mutwe nyine ku buryo ubona ko nta mwanya yigeze abona wo gutekereza ngo yumve ko agiye kubyara. Alma urabyutse ko mbona witeguye nk'umuntu ugiye. Ndabona nabonye umushyitsi. Nase kugiye wigenda. Ndagiye. Iminota mike. Bite? Ni byiza bamba numiwe. Umujwe n'iki se kandi? None se kugiye. Hari gahunda twari dufitanye. Yego mwana gusa. Nyene suru uruhinja se. Uruheze. Ntabwo wonsa se. Cyane kuri n'umushyitsi bakagombye kuvuga ibyo bajijwe. Yego mwana gusa. Bafite impuhwe Zafasha z'umwana. Usize inshuti yawe. Alma kuva mu gitondo utigeze wonsa umwana. Hari ikintu nshaka kukubaza. Ni iki cyamuzanye? Yaje kudusura. No muri. Wowe nande. Umushyitsi wanjye. None se arambaza iki? Ahubwo bamuguha umugenda ndabona ufite impuhwe nyinshi. Ndabona n'ukuri. Ngo ngiye he? Nta gahunda uzi mfite. Se ku karakteri zawe zose zahise zihinduka. Kandi ari mwe mubizi ahubwo mumbwire impamvu irimo mwarananduze nayo. Bagore b'i Kigali ndabazi. Mungirire vuba ndi kugenda iminota iransize. Ntabwo kubyara bitera umujinya. Umwana nagateye umujinya. Ninde wabyaye? Ninde wabyibagiwe? Yego ko. Ninde wabyaye? Uyu uriya muntu uri kuvuga kuri yana nubwo arakomera ninjye umuhoza muri siporo. Ntuzongere. Ana yanjye we. Ntuzongere. Umva rero mubwire madame. Umukozi ntuzamuzane hano. Yego. Ahubwo gira vuba usohoke ntabwo ngusiga hano. Alma basi mbere yo kugenda ngwino nk'umwana ibere. Iriki? Ngwino waza umunsi. Uri muhari muhe. Ndabona nawe afite amabere yamuhe. Umwana yo nkibere. Mumuhe. Ngwino wumva. Madasohoka n'utugire. Ngwino wonsa umwana. Umva wabaye radiyo. Nyura. Yego. Ntabwo nanagusiga. Ihute. Oya fro. Ntuzongere kuzana abagore nk'aba muri uru rugo. Sohoka sohoka. Kugenda fro. Sohoka. Agaruke nagiye. Sohoka ntabwo musiga hano. Sohoka madame. Urugo ni urwanjye. Murekure. Ngabambwira ikintu ashaka. Urashaka iki hano? Ngaho genda ujye kukazi. Gira vanda agiye. Vuga ikintu cyakuzanye. Ujye kukazi. Vuga ikintu cyakuzanye ndagiye. Mbaza mu nyiramariza wawe hano. Mubaze. Genda ujye kukazi. Turabona mungarutse. Ndabyita. Ibi ndi kubana nabyo. Bararushye mwana wawe. Ibi nibyo ndi kubana nabyo. Aho umwana avuye hahita hajyamo inda y'umujinya. None se n'uyu muntu mubana mute? Nuko nyine. Havugira hejuru. Ni fire after fire. Sara ara. Ibibazo. Nshakira umukozi. Jye singikora. Namubonye w'umuhungu. Sindi gukora. Namubonye w'umuhungu. Ukunda abana se basi. Azaza gufashe akunda abana pe. N'ahantu yakoraga habaga impanga. Iyo umwana urize ntabwo bikubangamira. Nanjye nta kibazo nikundira. Aho wamuheka ukamushyira mu mugongo. Biragoye ariko ni ukugerageza. Ariko uzi kumunywesha nk'amata. Cyane ni ibintu nakoraga umunsi ku munsi. Merci. Kuko anasaba ubwo kitwa nde?
akana kitwa twamwise byiza Alma Sahla. Gafite n'amazina meza. Kubera ko nkubwira kana kabisa karabyibuye Reba ukuntu noneho gasa na mama wawe. kubi nana y'amazi Meza neza. Nitwa Eric. Eric we Naje kuba hano. nkande ariko nasuzugurwa harya ngo nuko urugo rutagira umugabo waje kuba hano nkande bambwiye ngo niwe mama. bande Bambwiye ngo niwe mama. bande Abangaba. ariko Flower yafashe urugo arufata yego ko ndarengana baza uwo wasigiye uruhinja kwanza nakwiye ko ntazongera kumusanga hano ariko senye gafite urabyibuka urabeho ndagiye madame ntukajya usanga abantu bose hano ngo uhite ubabwira nabi. nk'uyu wambaye ibipira bizamuye mu Uyu muntu urimo sinzi urabwira wagira ngo aje gutya uretse kurwana gatoya. Mama, ibyo Uretse bipira nyumva, mubu, cyangwa tega umva imbere. amatwi nkubwire. Uyu muntu urimo urabwira gutya urabizi ko agiye kujya asigara n'umwana wawe wowe. Nta soni. agiye kujya agira ate Genda Abujanye rwose kwihanganiye nzi ko bihaye. wowe ukajya he Ceceka genda umukozi wawe. wowe ukajya he Ngewe ndi umukozi wawe. wihaye akazi ugomba no kugakora papa w'umwana Ndakubwiye ngo nta mukozi uyu mukozi nabi. Nta mukozi. N'umunsi n'uyu warimwe kandi ubishyire mu matwi yawe ubibikemo. umukozi Ntuzongere umukozi gusanga umukozi. ninde uzajya umuhemba Nta soni. niwe uzajya umuhemba None se sinkora uzarorere kumuhemba mwihembere. ubwo murajyana ujyane n'umukozi washatse n'umwana Umva Ndasigara turacyari nongeye. kuri y'uyu mukozi atansiyo ku mwana. nta mukozi Uyu mwana ugomba wemeye kumurera ugomba no kumura mpaka akuze Ngiye ko nemeye kumurera n'igihe wamusunitse mubyara. wamuvanaga kwa muganga umujyana he Tonde tuza. uyu se n'uje kurera umwana Tuza. witwa nde muhungu Tuza byo bintu ese vuga ureba hano Nitwa Eric. nuko iwanyu bababwira kwambara imipira se ubwo wambaye ute Ni agapira naguze vuba. umva ikintu ntashaka umunsi numvise urusaku uri kumva neza n'amatwi abiri umwana arira mu nzu sinzi usa ko mu cyumba sinzi usa ko muri korodoro sinzi nicaye harahanze ntitaye ku isaha ari kuririraho uzahita ujyana nawe urabyumvise cyangwa ntabwo ubyumvise Tukajyana. uwo munsi iyo tariki iyo saha uje kurera umwana witware neza umurere sinzigera numva urusaku rw'umwana Nzamufata. kandi cyambere nimba ugiye kurera umwana isuku mu bintu byose numva nta kindi ndi kukwigisha kuko usanzwe rwose ubikora nta kibazo ngira isuku nkunda abana. Nuko mumfashe ntuzambere igihe. Alma. Umwana ari he? ndabizi se Eh? ntabyo nzi Eh? ntabwo rero nabasiganye hano Umwana ari he? Jyewe ntabwo nagusize aha iki? nagusize aha None Wa se mukozi uza we wahansanze yamutwaye. jye mvuye ku isoko umwana ari he? wagiye se usize ndi hano Ngiye nagiye umukozi ari kumwe n'umwana aha ngaha ngarutse uhari umukozi Harya ngo nawe yitwa n'umwana nde? ntawe uhari. Eh? ngo yitwa nde Yitwa Eric. ugira nimero ye se Iminsi amaze muri runo rugo nta nubwo uzi izina rye. niwe wamuzanye uriya mwana rero abuze sinzi ikintu twavugana ufite nimero y'umukozi niwe wamuzanye niwe mwavuganye imishahara Ariko ubundi hari umuba muzima muri wowe. ntaba muzima Ndagira ngo nkubaze igihe waziye umwanya umaze aha, ntabwo wigeze ujya kureba umwana. umva ntabwo bindeba Igihe watahiye ntiwigeze ujya kureba ntibindeba nsakuriza ndananiwe mvuye ku kazi sindanahumeka Mereza nimero y'umukozi. ntayo ngira Bararagwira. Wowe nta nimero y'umukozi ukurerera umwana ugira. ahubwo ugira ibyago uriya mwana ntagaruke noneho urabona Ni ukuvuga ngo niyo uri ku kazi kazi ugira ibyago uriya mwana ntagaruke mubaze iki ibyago niwe wamuzanye ni nawe ugomba kumenya gahunda ze zose Mana yanjye eri wankuye umutima umwana muvuye he n'umwana muri imbeho. Suzi ko uyu munsi ariko twari kumukina. Yaye n'uyu munsi twe gukingiza. Uyu se ngazana bimenye. ibyo ntabwo bindeba ndumva uri kubyumva neza ntabwo bindeba Bivuze ngo n'inkingo z'umwana. ubana n'uyu mukozi muri iyi nzu n'umwana Kariye tuve inzira yose kari kurira. enye Bagateba ishinge. Mumera tujye kugura akanini k'umuriro. mwana yabaye umwana Nindi nari nahise ntumugurira. Umwana yabaye umwana ariko harimo banza barakuroza. Utangiye gusinzira. Uraroza.
Tangiye gusinzira agenda urebe ko wamubiki. Nese ubwo wowe igihe wagiye gukingiza ariko wari ugiye no mu zindi gahunda. Ntabwo natinze ariko. Alma, Oui. ngiye gusimbukira ku kazi gatoya sibyo? Cisha amaso muri ariya maraporo yo ku kazi. Kandi Eric namutumye guhaha. No. Bebe yoze yanyoye amata ameze neza. Ngiye kuba mugusigiye. Wihangana umwiteho. Kandi ndakugenze sibyo? Umbabarire basi uyu munsi witekerezo umuye ku kabere. Sibyo sho? Nagaki? Sibyo? Ariko ikintu ngusabye arasinziriye. Ubanguke. Ndabanguka. Ariko mbabarire ukamuha nko ku kanyonyo rimwe. Yarasinziriye. Wabushimishije sibyo mbabarire ubikore. Arasinziriye. Nyine no kanguka. Ariko nutinda. Ndangira aho ku kazi harya ndamukuzanira. Sinabivamo. Ntago ntinda. Ibintu byo kurira. Ariko muye ku kabere sibyo? Muri kabanza sinzira. Noneho namara no konka ukabona nago haze hari amata. Nsize mukorera. Wayakoze uzi kumuha. Sibyo? Umfashe ubanguke. Sawa, nawe mukanya ndaje. Yego. Batangiye kugira ego ko wanduru. Yego ko n'abaturanyi bagiye kuza. Nibi navuze. Yaransikiriye cy'abana. Mwana ko nazi naho yavuye. Mwana nuwawe mwakenyenye mehemeta. Uretse byo sinagera hano. Arambona. Ceceka. Asuma. Karitiye yose imenye ko hano hari umwana. Ceceka. Ngiye ibintu bindi sinabyemereye iki kugusigara. Agutware. Nuko Eric wese arahari ndamazaniza abakozi ibisinana bivamo byama hano noneho urire ngiye wananiye nubwo nabishobora ese baranyitabara. Allo Joe bite umva uraza ryari umwana yananiye yarize cyajye umubona igikozi nakibuze nawe wabonye byuza uraza ryari sangahe umva rero mubwira sanga nakinze nagiye ndamuhoza gute yananiye byo nsigiye nabimuha ibintu byose nabikoze ubuse naguri kumva induru ntabwo binabivamo Eric namubuze niba mwajyanye simbizi umva sawa ndagiye nutinze urasanga ntahari bye nakomeza ariko nanjye wabyina mujya mu bintu mubyereka turi na fata ibyawe fata egeranya se kari igene baho n'ukuntu umwana yahogoye mana yanjye harya ngo uriya ni nyina mwa wewe rero nawe ngo ufite nyoko bya bintu byose nakubwiye warabigerageje. Narabigerageje hari ibyo nagiye ngerageza hari ibyananiye kubera kutiyakira nawe urabyumva n'ibiki byakunaniye kuvuga ngo konsa umwana akarira wumva turashyushye wumva ino nzu imbanye nini iyo uri kumwonsa uba wumva ari ikihe kibazo ufite muri make. numva ntazi ukuntu bameze muri njye. Oya urambwira Alma iyi ni session ya nyuma sibyo ibyo nakubwiye birahagije sibyo ugomba kubishyira mu bikorwa. Yego urabibona uyu mwana ni umuziranenge ngaho mbwira tubisoze birangire utangire ubuzima wiyakire nyine nk'uko byakomeje. ubu ndumva nyine urumva hashize n'igihe harimo ibyo nagiye ngerageza gukora harimo ibyananiye ariko ubu ndumva nta kibazo na kimwe uronsa yego kangahe ku munsi biterwa hari igihe nkora shift ya nimugoroba nkataha nka 2 z'ijoro hari igihe nkora iya mbere ya 6 hari n'igihe ngenda yasinziriye n'ibyo
umwana umwonsa mu gitondo ubure kwa kundi aba yicuye wumva si ubundi munararana oya ararana Jesse ugomba kurarana n'umwana niwe bararana niwe umuheka niwe umukarabya niwe soza ibyo twaganiriye se ibyo byo nari ntarabikora ngira umwanya muto kurarana n'umwana yumve n'impumeko yawe yumve n'umwuka wawe nabyo bibaho bikamufasha iki buriya nibwo amenyanye ese ibi ntabyo narinzi buriya nabyo urabikurikiza gusa wambwiye ko umwonsa iyi ni session ya nyuma sibyo hanyuma hari utuntu nshaka kuzaguhereza mu gihe wumva impuko yawe ibabara ukajya usigaho ukajya nyine urumva ko ari ubwa mbere ubikoze ni ubwa mbere ubyaye hari ukuntu wumva uri gutonekana iyo umwana ari koga noneho nagera mu gihe cyo kumira amenyo azajya anakuruma byose ugomba kubyakira byakubayeho se ntabwo ari ngombwa ngo bimbeho hanyuma rero muhamagare mbirebe n'uburyo umwonsa n'uburyo umufata uri kumwonsa hanyuma nanjye ngende nkomeze mu kazi nibyo Eric zanira umwana nimba yakangutse se kitwa nde kitwa Beza karanakuze rega ntuheruka hano iki ni umwana w'amezi 2 yarakuze ntuheruka hano egera hino yaranaganye bambe ncwicwi mwiriwe neza yarakora akazi keza ntuheruka hano wowe ibitama ese ujya umukingiza Eric yagiye kumukingiza kudu sobona kare uburyo muri gusa bate sinzi ngo bamuteye urushinge yarayarira oya ku nshuro ya nyuma izindi nshuro zose uzajya umukingiza yaba ari njye uzamwijyanira urabona ko dore cyombo jyore rero uyu mwana icyo munda kimufashe bari keza ugira ngo ari guseka nari nzi ko ari uguseka oya araga guseka hano abagiye kurira oya ntago yarira bari cyo munda ariko ntagarira kigira umuti se oya nta kibazo aho ngaho kuko kiba cyaravuwe nyine ukiri ku ntuze se ntasinziriye ibere ararifatara ntagasinziriye nuko atareba ariko haruma nzabugenze ne mucomeka akabera umuhatirize umbirima cyukuna mugira ukuntu ndi kugenda mbimenya gake gake hanyuma uhoya ufata gutya kurya umwana umushyigikira neza umutwe hari igihe amashereka ashobora kumukora umugabo urabona rero ko ari konka neza nta kibazo gafite gisora kunyumvira nukuri nawe ndagushimiye umuganga mwiza cyane wangiriye inama nyinshi kandi urabona ko byinshi ntagiye kumenya nk'ubu kumutirura ngo ndonsa numvaga atari ibintu bindeba ese eri ngiye mfite ikintu nshaka kukubwira cyanyiteri ndabyibagirwa ko ariko nkwita kuko hano niko tumenyereye je m'appelle ingénieur d'Angote simara mbikumva ndegera ko hakinze Arma tatwumva yarakinze okay wamenye gute ko ari wowe wateye inda Arma ko nanjye ubwanjye nibaza uburyo wowe wabitahuye sasa reka ngutere stories ukuntu byagenze urabona uriya nuko wenda wowe uje mwikaritsiye vuba uriya njyewe ikaritsiye nyimazemo n'igihe kinini utuye hano wari utuye hano hafi ahubwo twabaga mu gipangu kimwe yabaye mu gipangu wabagamo twabaga mu gipangu kimwe nuko njyewe inzu nabagamo yari iri inyuma cyane kandi njyewe noneho akazi nakoraga byari kugorana ko hari umuntu duhuza kuko njyewe nakunda gukora mu masaha y'ijoro cyane icyo gihe nari niriwe nagasinze twari dufite aka off ku kazi nari niriwe nagasinze sasa nkubitana n'uriya mwari we noneho yakamenetse hanyuma yanjye za nzoga za Arma sasa ndavuga ati indege nitoragura irimo n'abagenzi sasa reka mucyure twiraranire sasa urumva nyine abantu babiri bakuru bararanye iyo bararanye gikurikiraho naho bacyumva bararanye iryo joro ku manywa nabwo yari yiriwe yaguye kabo bakangukiye tayari dukomerezaho
nimugoroba ndongera ndigendera musigaho kuko ofu yanjye yari yarangiye igira mu kazi. none se mbwira waje kumenya ute ko atwite ubundi Flora muziranye hehe? sinzi uburyo hari umusista bari babangikanye amazu yabo abangikanye niwe wampaga amakuru ye cyane kuko ndibuka ko icyo gihe tunararana niwe wari mumpayemo pasi. Nzasa nyine biba biraba ntabwo disura umupapa mwiza uzi ukuntu ukunda umwana wawe biramba none n'akazi waragahagaritse ubwo ntibanibuka ko ujya ugakora. Ikintu nakunze noneho mwana wanjye yaje dusa fotokopi cyatajya bibona sizabibona narigiye murebe uno mwana isura yiwe nkatekereza ko adukeka buriya ariko nuko adakunda kubyitaho buriya byitegereje kari muto yahita abibona. warambwiye ngo akimara kuvuka bapimye ADN wasanze ari wawe koko? 100%. ntabwo nari kubura kubikora kuko urumva nanjye umuntu twari duhuje iryo joro rimwe ntabwo nari guhita kandi byemera gutyo gusa. nagombaga gushaka ikiziriti kinyereka ko ibyo bintu noneho ari ibyanyabyo. noneho rero dango ntariyakira uko bimeze kose urabibona ko atariyakira umujinyiro cyari wose ntarumva ko ari umubyeyi ntaki no kuba yaraganirije mbona nta kintu cyamwe ako uriya muntu wamuganirije ubona ko byibuze hari akantu kawe ubwo asigaye yemera no kumwonsa. hoya uriya muterapist n'umuhanga uzi ko atemeraga ko anamuha n'inyonyo n'umunsi umwe ahubwo reka tuzabaha indi session ya kabiri byibuze bizajya kugera nko ku ya gatatu amaze kuzamo neza sibyo? yaba ari sawa cyane sibyo? ariko tuzabigenza ariko nabivumbura ko naje hano mbizi byose ari agakino. oya tuzashaka ukuntu nyine ibihane byo ntawe uzabikira tuzashaka ukuntu yabyumva nta tuzabimwumvisha. kandi nawe disi warakoze kuba umupapa mwiza. oya umwana ni umugisha kuko hari benshi baba badafite abana ntabwo wabona umwana gutyo ngo ayo mahirwe ubonye uyatera inyuma sibyo rata kajya kugahindurira rero ikomereze nyine ariko atansiyo ntazagukeke wigumire gutyo. nanjye isubizi sigiye ikintu niyemeje ngo ndagikora uko aba ari gutyo nkuko ubibona. wowe akanyamuneza ni kose ndi kubibona nawe uri kubibona. nasika mbabazi ntabwo mufite ubwoba ko ari matari bubyakire twihe icyizere twumve amahoro kubyiyumvamo rwose kare ewa ari bubyakirana umutima mwiza cyane. namwe siko mubyumva cyakora therapiste wacu amanota urayujuje yose 100%. umva kariya kazi kari gakomeye kari gakomeye hahandi umuntu ageraho iby'ubushuti akabishyira ku ruhande wamubwira ukabona umutwe urafunze. biba bisaba kumutwara gahoro. oya biriya bintu wabikoze kinyamwuga sana biriya bintu hari umuntu utari kubishobora. kama umubyeyi umwanya aricaye mukarira Bravo, ti. bravo muka Basta neza. bite yaragisinziriye. Kuze nshobora kumubyuka imbere agahita akanguka. Mumeze mutese? Iminsi myinshi pe. Ushobora wowe duherukana ufite stress. Ufite stress. arabizi ko atabaga tworoheye. Jesse we yaramenyereye bigeraho biramurenga arumirwa. Ariko nyine urambabarira. Nawe urabizi hari ibintu byinshi byari byantunguye mera nk'umusazi. Ariko ndagushimira ko witwaye neza mu minsi 2-3 nagusanze hano. Uyu Eric Aze neza. Gute se wambaye gutya? Siko nabanje kugira ngo umushyitsi uzanye na Flora cyangwa na muganga. Akari wame. Iri koti se? Indi iri mu gikoni? Uri guseka? Mu gikoni hari Cyo bite? Ibi ni ibiki?
muri kubikurikirana mwabaye abakozi bangahe ko filime munkinira muri uru rugo sijya nzimenyera pe hari undi muri kubikurikirana hari umukobwa twazanye nawe ni Flower wamuzanye wowe wazanye umukozi hano wamuzanye hano nyine nicyo dushaka urabona ko nyine ntabwo byapfa guhurirana ngo icara neza utababara mu mugongo sibyo ntabwo byapfa guhurirana ngo usange therapist hano na Flora na Dangote umumenyereye yitwa Eric harya haba inshuti niwe wara okay enjeniyeri nibyo uri kumva nibyo yego yego none rero turashaka kukubwira nyine iyi filime muri gukina yitwa nguki Dangote byanamucanze ahubwo usibye no kumutunganya mu buryo tunicarana so Alma reka tukubwire ikijyambere usobanukirwe sibyo confusion tuyikureho ahubwo iyi ni inama mwantumiyemo n'abashyitsi ntabwo ari inama uyu nguyu yitwa Eric hano mu rugo ariko mu buzima busanzwe yitwa Dangote Frank Dangote ni umu-enjeniyeri ntabwo nyine akora akazi ko mu rugo mu buzima bwe busanzwe ni umu-enjeniyeri iminsi yose amaze ari aho ngaho yari yarahagaritse akazi ke ko bwa buri yahisemo guhagarika akazi ke kugira ngo aze akwiteho yite no kumwana wawe anyiteho mbese yanyitaga mu webe uretse musobanurire tuzi iry'amahane si twabaye tubyiboreye ntako murantunguye pe kandi ubu mu mutima wawe urakibaza papa w'umwana wawe sinzi n'uyu nguyu uyu ese ntiwajya kubibona ubundi umwana gusa ntabyo mbona shora wowe papa we kuva ryari uranzi njye se ndakuzi hanyuma Flora mukaba mupfana iki ntabwo ari kukwibwira neza nanjye ndafata umwanya nanjye nkwiyibuza bya bintu ari birebire twagiye hanyuma inkuru ari ndende turi inshuti so kugira ngo inkuru ize kubamo yumvikana rikamufashe sibyo mufashe Dangote kugusobanurira impamvu ari aha impamvu uri kumubona kuba ugiye kumva ukumva ngo niwe papa w'umwana wenda azaguha ibiri kure y'ibyo ndi bukubwire ariko reka mbe gusobanurira abana uzi ko hari umunsi wigeze kugushaka nk'iminsi ibiri nakubuze ahantu wabyutse muri icyo gitondo urahibuka ni mu rugo rwa Dangote ni mu rugo rwe ntabwo munsi ntabwo wamubonye ko nyine yari yabyutse yagiye ku kazi ariko nyuma yaje kumenya ko utwite kandi imico yawe yari asanzwe ayizi ko ntabwo yabigira aza gukeka ko umwana ari uwawe ibintu byose wabonaga nguha nakuguriye imbuto nakujyanye kwa muganga amafaranga utayashatse utazi aho yavuye niwe wabaga wabimpaye sibyo no mu gihe ubyaye we ku munsi wa mbere yakoze test ya ADN asanga umwana n'uwo amenya kondisiyo urimo afata inshingano aza kwita ku mwana ariko kuza ako kanya tukamubwira ngo urumva ngo uyu ni umugabo wawe ngo uyu papa w'umwana wawe ntabwo byari gupfa gukunda nubwo buryo rero arimo hano nka papa w'umwana wawe ibyo bintu bari kukubwira byose nibyo kuko baraje gukora Flora rero ni umuturanyi wa Dangote arifite kuba hafi y'umwana wanjye ngo ibintu mwabikinye muri umwe ntabwo ari ukuvuga ngo ibyo ku twagiye buryo waje uri umukozi urera umwana none ngo uri papa we none se ukuntu wari umeze utambeshye Arma ubona wari kubyakira iyo duhita tubikubwira ntabwo se ubwo ndabyakira biragenda biza
buhoro buhoro Eric umukozi papa w'umwana buri engineer inde engineer Fabanga Fabundi ndabizi ni matungo mwana aravutse arakuze uje harabona ari nohereje aribo ba Flower aribo ba Joy ya hanyuma muganga nawe aba bari bamaze muganga nibo bamushakiye ariko muganga tumaze kumenya nawe maze kuba inshuti yanjye sinzi nimba wibuka nk'uko yakubwiye hari amashuri abiri wamaze atari hafi ubyibuka neza uribuka ko ukanguka bisanze mu nzu niba hari inyuma mu gikari iranzura abandi twaragiye hanyuma rero nabaye iki ku maso mu bwenge ibintu byose urumva byagiye byose bamuye ibintu byinshi ninde ari wabimashaka niwe wari wabyimurisha cyo nsobanurira umugira ibibazo ndetse nta n'ikintu wibuka kuvuga ni ugutaruka nyine ukuntu wari umeze ntabwo wapfa nawe urabizi wizihiwe namusanzwe najyaga mubona cyangwa wizihiwe uriyizi pe nkafataga turadufite dufite udusinapu twinshi sasa n'iryo joro rero niko byari byagenze ntacyo ariko so ngiye rwose reka mbabwize ukuri buri muntu uri aha ndamushimiye imana imumugisha wowe ngo ufite icyizere cy'uko nyine ubuzima bw'umwana bugiye gutangira kugenda neza agiye kubona parental care especially ku mpande zombi kuko papa wiwe bamukunda kubi umva mwumve ngo nyine ndumva ntuje muri gihe imana iba umugisha hari ukuntu bahoberana se baturusha mutwereka ako kajesite oya nubwo rega mutakundana ariko papa w'umwana ndumiwe umwana wawe wowe bifate nk'aho nta kirere